Urban Boys yaragize iti amaso ararya nahindi kabura. Abakomozaga ku bwiza ari kapani inkweto cyangwa imyenda myiza, ahubwo ubwiza bashakaga kuvuga n'ubwiza buhebuje bw'abari n'abategarugori. Kugeza amagingo aya byamaze kumenyekana ko uretse kuba ubwiza bw'u Rwanda rwamamayeho ku ruhando mpuzamahanga, burya hari ikindi kintu kidasanzwe rwihariyeho: abantu beza. Niba waravukiye mu rw'imisozi igihumbi, ugomba kuba uzi imvugo igira iti umwiza nk'uw'igasabo. Ni nk'aho baba bashatse kuvuga umunyarwanda w'uburanga buhebuje. Iyi ni imvugo ikomoka ku bakurambere batari baziranye na gato n'abanyamahanga nk'uko kuri ubu bimeze. Nyamara bigaragara neza yuko nta kwibeshya kwabayeho mu kuyihimba, kuko abanyamahanga bakure birirwa batakagiza uburanga bw'abigasabo. Ni kenshi ubona mu bitangazamakuru bagira bati u Rwanda rwaje ku mwanya uyu n'uyu mu kugira abagore cyangwa abakobwa beza. Yewe hari n'abaherutse kwihandagaza bati u Rwanda rwaje mu bihugu bya mbere bifite abagabo beza ku mugabane wa Afurika wose. Ese ubundi koko ibi byaba bifite irihe shingiro? Niba rihari se, u Rwanda rwaba ari urwa kangahe mu kugira abakobwa n'abagore b'uburanga buhebuje muri Afurika? Ese hashingirwa kuki intonde nk'izi zikorwa? Ubundi zikorwa n'abandi? Niba u Rwanda rurimo se, utekereza ko ibindi bihugu byaba biturusha ubwiza byaba ari ibi? Bijya binavugwa ko kimwe mu bituma ba mukerarugendo biyongera mu gihugu ku bwinshi ari ukubera ubwiza bw'abanyarwanda. Ese ibi byo byaba bifite irihe shingiro? Muri iki kiganiro ngiye kukugezaho ibihugu 10 byo muri Afurika bya mbere bifite abakobwa bafite uburanga buhebuje. Wumve nawe niba wazatemberayo ukaba wanahakura umugeni. Marakaza neza ku muyoboro wa Bubex, aho uzajya usanga ibyegeranyo byiza kandi biteguranye ubuhanga bijyanye n'imyidagaduro. Niyo mpamvu ukwiye gukanda subscribe aka kanya, ugafungura akazogera kugira ngo utazajya ucikwa ibyo tuzajya tugutegurira umunsi ku munsi. Ikaze. Ubwiza ni kimwe mu bintu birebwaho cyane iyo harobanurwa ikintu runaka. Imyenda myiza, inkweto nziza n'ibindi byinshi byagera ku kiremwa muntu, by'umwihariko igitsina gore, bigafata indi ntera. Abakobwa beza, abagore beza ni amwe mu magambo ashakishwa kenshi kuri internet, ahanini bigakorwa n'abagabo bashaka kwimara amatsiko. Abagore n'abakobwa nabo bakabireba bashaka kwipima ku munzani ngo barebe urwego bariho. Ngaho reka twiganirire. Kuri wowe ni iyihe mpamvu wahisemo kureba ino video? Dusangiza ibitekerezo byawe muri comment. Mu by'ukuri twavuga ko gupima ubwiza bw'ikiremwa muntu bigoye cyane. Hazamo imbamutima, imigirire, imitekerereze, ubwenge, ibitekerezo atanga, ndetse hakanazamo n'imigaragarire y'inyuma, aricyo cyoroshye cyane muri byose. Aha ni hahandi uca ku muntu waba ukimukubita amaso uti dore icyuki, dore umukobwa mwiza, ateye nk'uw'igasabo n'ibindi. Muri make iba ari imiterere n'imigaragarire y'inyuma gusa, kubera ko ari cyo gipimo cyonyine gishoboka, kandi ibindi bikaba bigoye cyane, nko kuba wamenya igipimo cy'ubwenge cyangwa ikigero cy'amarangamutima runaka umuntu agira. Niyo mpamvu rero ubwiza buvugwa aha bushingiye ku migaragarire y'inyuma gusa, physical appearance. Abanyafurika bazwiho ubwiza kamere nk'uruhu rw'umukara runoze rwuzuye melanine, umuco wihariye cyane w'Abanyafurika kugeza ku musatsi uteye ku buryo burangaza buri munyamahanga wese. Ni bimwe mu biranga ubwiza bw'Abanyafurika, ndetse yewe hari n'abo usanga bafite uruhu rwera ariko bifuza uruhu rw'umukara, bifuza kuba bahindura ibara ry'uruhu rwabo. Afurika nk'umugabane ugizwe n'ibihugu 54 byose, birumvikana ntabwo byose twabisanga kuri uru rutonde, kuko twabateguriye 10 bya mbere bizwiho kugira abagore n'abakobwa beza ku buryo ushobora no kuzakura umuzabana akaramata. Reka duhere ku mwanya wa 10, gusa biragusaba kureba ikiganiro cyose, kuko guhera ku mwanya wa 10 kugera mu bihugu biza mu myanya y'imbere byose bifite abakobwa buje uburanga buhebuje kandi burangaza. Duhereye ku mwanya wa 10 turasanga igihugu cyo mu burasirazuba bwa Afurika, Kenya. Abakobwa n'abagore bo mu gihugu cya Kenya bakunda kwitaka cyane umubiri wose, bashaka kugaragaza bimwe mu bice by'imibiri yabo mu buryo bukururana. Bakunda no kwambara imyambaro gakondo, ugasanga bishimisha cyane ubireba. Kenya nka kimwe mu bihugu birangwamo amoko menshi y'abahatuye, usanga ari nako bakomeye ku muco gakondo wabo, kandi bagaharanira yuko n'ubwiza bw'abagore babo bwabushingiye kuri uwo muco. Abagore bo muri Kenya bavuga Icyongereza neza mu buryo bushimisha abanyamahanga, kubera biborohereza mu kubavugisha, kandi nanone ngo abakobwa baho baba bafite inzozi zo kuzarongorwa n'abanyamahanga cyane kurusha bagenzi babo b'abanyagihugu. Ibi ni ibintu byashimangiwe neza igihe Amy Kosgei washyingiye umupasiteri wo muri Nigeria.
Abagore n'abakobwa bo muri Kenya bazwiho kuba abanyamurava, bagaharanira kugera ku byo biyemeje, yaba ari ukwihangira imirimo kandi bakita ku nshingano z'umuryango neza. Bamwe mu banyakenya bagaragaza ubwiza bwabo twavuga nka Lupita Nyong'o, Michelle Narima, Sarah Hassan n'abandi benshi. Ku mwanya wa 9 turasanga abakobwa n'abagore bo ku butaka bwa Farawo, Misiri. Abagore baho bakunze kugaragara mu myambaro ya Kisilamu, usanga bagaragara neza, inseko yuje akamwenyo, uruhu rwa Kinyafurika ariko ruvanzemo n'akayobe nk'ak'abanyaburayi. Ni bimwe mu bituma aba bakobwa n'abagore bafatwa nk'ab'uburanga buhebuje muri Afurika yose. Kandi koko amateka arivugira, kuko Cleopatra, umwamikazi wa Misiri wo mu bihe bya kera, afatwa nk'umwe mu banyaburanga buhebuje babayeho mu mateka y'isi nzima kuva yaremwa. Abantu benshi bajya mu Misiri kureba piramide bagiye kwihera amaso izo nyubako zirambye kuruta izindi kuri iyi si nzima. Ni igihugu gifite amateka azwi cyane. Uko basura izo piramide ni nako banaga akajisho kuri ibyo biremwa byuje ubwiza buhebuje. Bamwe mu bahagarariye abandi mu bwiza mu gihugu cya Egiputa harimo Tara Emad, Nadine Rizki, Hanan Tarki, Asma Abdul-Jazid. Ku mwanya wa 8 turasanga igihugu gituwe cyane ku mugabane wose, Nigeria. Nibo bakwirakwije iyi mvugo ku mugabane wose igira iti nyashi nyashi. Abanyanigeria nk'uko babyivugira, abakobwa baho bazwiho kugira ibice by'ibibiri migari yagana hasi, bati ngo ni nyashi. Ibi bakaba birirwa babiririmba mu ndirimbo z'abahanzi b'ibyamamare mukunda. Abagore baho bakunda kwigirira icyizere, bagakunda cyane imideri kuko ari kimwe mu bintu bya mbere bibagaragaza neza, hakiyongeraho n'inseko yabo bikaba akarusho. Abakobwa baho kandi nibo bantu ba mbere bazi kuryoshya icyo ari cyo, mu tubyiniriro usanga hayereka n'iwaro, ndetse hariyo n'abandi benshi baturutse hanze ya Nigeria. Ibi kandi ukaba wanabihuza n'ikigero cy'uburumbuke muri iki gihugu, aho umugore umwe abarirwa abana 5.24. Ab'icyitegererezo muri bo hazamo Beverly Naya, Ayra Star, Tiwa Savage, Aduniyade, Adeswa Etoni, Nancy Isime n'abandi benshi. Niba wakunze iyi video wayiha like kandi ukibuka gukora subscribe kuri iyi channel ya Bubex, asigaye ukajya ukomeza kubona ibiganiro byiza cyane nk'ibi ngibi. Ku mwanya wa 7 turahasanga igihugu kizwiho kugira abaturage birabura cyane ku mugabane wose, n'abagore baho ni kimwe mu kirango cy'ubwiza kamere kibaranga. Aha ni muri Sudani y'Epfo, ubutaka bw'abami n'abamikazi b'igikara kinoze. Abantu baho bakaba barebare kandi banini. Muri iyi si abantu bafite uruhu rw'umukara gutya babaye imari ishyushye. Uzasanga Sudani y'Epfo biganje cyane mu nganda z'imideri n'ubwiza. Aba rero nibo bagaragaza isura y'ubwiza kandi yo mwimerere bya Kinyafurika kandi butavangiye namo. Iki gihugu gifite abakobwa beza cyane bazwiho kuvuga icyongereza gisukuye. Byumve neza yuko Sudani y'Epfo ifite abagore bakurura abagabo cyane cyane abanyamahanga. Ku mwanya wa 6 turasanga igihugu cya Ghana. Niba warigeze kugera muri iki gihugu ugomba kuba warashimishijwe n'uburyo abakobwa n'abagore baho ari beza ku isura kandi bakagira ubucuti. Ikirenzeho bikaba byoroshye cyane kubajyana mu rukundo, romantic relationship. Aba bagore bo muri Ghana kandi bazwiho kugira ibice by'imibiri byiza kandi bigari nk'abo muri Nigeria. Bakarangwa n'umuco, inseko nziza iteye amabengeza iherekejwe n'imyambarire yabo yihariye irimo amabara menshi agaragara cyane. Ibi nabyo bikajyanirana n'umuco wabo. Ghana ifite abagore beza cyane nabo bakoresha icyongereza mu kuganira n'abanyamahanga. Ni abagore bazwiho kwakira ababagana n'abakerarugendo neza, bigatuma babiyumvamo bakanabakunda. Aha abagabo bakunda abagore biragoye kwivana muri iki gihugu. Ku mwanya wa 5 Tanzania. Abakobwa muri Tanzania barangwa n'uruhu rwirabura kandi runoze. Abakobwa baho bakaba bazwiho kugira imiterere idasanzwe nk'uko sinema n'umuziki byaho bitabura kubigaragaza. Uretse ubu bwiza ariko aba bakobwa n'abagore banazwiho urugwiro, imyifatire iboneye ku bari n'ibindi byinshi. Umugore wo muri Tanzania barirwa imbyaro ya 4.73. Bamwe mu banyaburanga butangaje muri Tanzania twavuga nka Wema Sepetu, aho abahanzi nka Diamond Platnumz badahwema kumutakagiza mu ndirimbo. Hazamo kandi Hamza Mobetto, umunyamideli Flavia Matata, Vanessa Mudi, Shirore n'abandi benshi batandukanye berekana ubwiza bw'abanyatanzania. Ku mwanya wa 4 Afrika y'Epfo.
Iki nacyo ni kimwe mu bihugu bifite ubwoko bwinshi bw'abantu bikajyanana n'imico inyuranye mu ngano zitandukanye, abirabura n'abazungu bose hamwe bahuriye ku bwiza bugaragarira buri wese ugendereye iki gihugu, bakagira urugwiro ndetse bakumvira abo bashakanye n'ubwo ngo akubwiboneka atajya kaburamo rimwe na rimwe. Uretse ubwiza n'imigaragarire y'inyuma, abagore baho batekereza byimbitse, bakajera igihe cyabo neza, bityo bakaba bagera ku ndoto zabo mu buzima badasize n'inshingano z'urugo. Bamwe mu bagore n'abakobwa bamenyekanye muri Afurika y'Epfo kubera ubwiza buhebuje ni nka Nandi Madida, Swanpur, Piertos n'abandi benshi. Gusa nanone gutunga umugore wo muri iki gihugu bikaba ari ibintu bisaba ikofi bitewe n'ubuzima buhenze baba baramenyereye kubamo, kimwe no muri Nigeria. Niba wakunze iyi video wayiha like, hasigaye ugakanda subscribe kuri uyu muyoboro wa Bubex ukajya ubona documentaire za entertainment buri gihe. Ku mwanya wa gatatu turahasanga abanyarwanda. Murabizi abanyarwanda ni beza ndetse ni barebare, abakobwa baho bateye neza cyane, baseka neza, yewe na buri wese ugendereye u Rwanda nabura gukomoza kuri ubu buranga buhebuje bw'abanyarwanda, aho ubwiza bwabo burangaza benshi bigatinda. Uribuka wa mukerarugendo w'umufaransa witwa Yves aza mu Rwanda ati umugore mwiza. Ubu bwiza bw'abanyarwanda kandi bunajyana n'umuco, ikinyabupfura ndetse n'imiterere, bitewe n'uko buri wese yiga kandi agakora icyo ashaka. Urugero rw'ibi rugaragarira mu miyoborere y'igihugu, aho umubare munini w'abagize inteko nshingamategeko ari abagore. Mu mwaka wa 2021 umugore wo mu Rwanda yabarirwaga byibuze kubyara abana 3.82. Ntawavuga ubwiza bw'abanyarwanda ngo yibagirwe n'abavandimwe b'abarundi, aho benshi bemeza neza ko ari bamwe kandi bahuriye kuri byinshi, burimo n'ubwiza bw'abari n'abategarugori baho. Bamwe mu bo twavuga bafatwa nk'ikirango cy'ubwiza buhebuje mu Rwanda twavuga nka Miss Muheto Divine, Miss Wikeza Pamela, umugore wa Deben, Keti Bashabe, Yoro the Queen ukunze kuvugisha abatari bake ku mbuga nkoranyambaga kubera imiterere yidasanzwe, Shadibu, Gutera Knowless n'abandi benshi. Mu Burundi ho twavuga Ingabire, Marie Pascaline, Miss Ndayizeye, umuhanzi Natasha n'abandi benshi cyane. Ku mwanya wa kabiri turasanga ibihugu bitatu byo mu ihembe rya Afurika. Twabuze uko tubigenza byose tubishyira kuri uyu mwanya, ari byo Somalia, Eritrea ndetse na Djibouti. Ni ibihugu bitatu bizwiho kugira abakobwa n'abagore beza bihebuje mu buryo bugaragarira buri wese ufite imboni zireba, kandi ubu bwiza bukagaragara nta bundi buhanga bujemo cyangwa ngo ba nyirabwo babanze kwitera ibirungo bibongerera ubwiza, ahubwo ni kamere, akiyongeraho imyambarire gakondo ndetse n'indimi gakondo bituma bakomeza kugumana umuco wabo. Bazwiho kugira urugwiro, urukundo rutagabanyije, bakubaha abagabo babo cyane cyane nk'abo muri Somalia, igihugu cyiganjemo abayisilamu cyane. Igihugu cya Somalia giherereye aho bita mu ihembe rya Afurika. Abagore n'abakobwa baho bidasubirwaho kubera ubwiza bwabo nibwo bashyira kuri uyu mwanya wa kabiri. Bakoresha Icyarabu n'Igisomaliya nk'indimi zemewe. Djibouti ho ni igihugu gito ariko kibamo abagore b'ibitangaza abantu benshi bashidukira kubera imiterere yabo n'imyambarire yabo gakondo. Djibouti ni igihugu gifite abaturage bari munsi ya miliyoni, bakaba bakoresha cyane ururimi rw'Igifaransa. Naho Eritrea cyo ni igihugu gito gituranye na Ethiopia, ni igihugu kibamo abagore n'abakobwa beza. Niba ushaka umugore mwiza uzagane kino gihugu, wiga ururimi rwawo gakondo rwitwa Tigrinya, maze wibikeho umugore w'igitangaza utagira uko asa. Ku mwanya wa mbere turasubira n'ubundi mu ihembe rya Afurika, Ethiopia, ubutaka bucumbikiye abamikazi bo kuri umugabane dutuye. Aba nabo bakaba bahuje byinshi nabo mu bihugu twabonye ku mwanya wa kabiri, cyane yuko byose ari ibihugu binaturanye, ni n'ibihugu bihuriye mu kugira abari n'abategarugori byagorana gusobanura uburanga bwabo n'imiterere yabo. Ubu ubona ari nk'utumarayika duto duto twagendereye isi yuri kubitegereza, kandi nabo ubu n'ubwiza kamere bavukana. Abagore n'abakobwa muri iki gihugu bazwiho kugira amaso manini akurura batari bake, ndetse n'ingendo zabo ngo zishimisha benshi. Aba nabo bakaba bazwiho gukomera ku muco gakondo wabo cyane. Nk'abanyarwanda turabizi kuko hari abashatseho bafite inyinya ariko bikaza kurangira nazo bagifite. Ibi byerekana ko igisobanuro cy'ubwiza giterwa n'ahantu, imigenzo cyangwa se iby'umuco wabo werekana ko ari ibirango by'ubwiza. Nk'ubu hari ubwoko bw'Abamasayi bo muri Kenya bapfumura amatwi hakazamo ikiziga kinini, kandi kuri bo ni ikirango cy'ubwiza.
No muri Ethiopia naho rero hari ubundi bwoko bw'abantu bitwa muri, aho abakobwa n'abagore baho bafata igice cy'umunwa wo hasi bagashyiraho ikintu cy'ikiziga kigakurura umunwa wabo ukaba muremure ku buryo ushobora no kurenga akananwa. Birababaza ariko kuri bo ni ikirango cy'ubwoko ndetse n'umuco wabo ufata nk'ikirango cy'ubwiza buri wese yakabaye afite. Bamwe mu beza twavuga bo mu gihugu cya Ethiopia twavuga nk'umugore wa Meddy witwa Mimi wahoze ari umunyamideli, Breni Mamo, Sayati Demisie, Mahida Asfa, Nina Grima, Selam Tesfaye, Amriset Mushi, Lula Gezu n'abandi benshi ahanini b'abakinnyi ba filime cyangwa abahanzi. Ariko nanone gushaka muri iki gihugu cya Ethiopia uba wiyemeje kubahiriza imico n'imigenzo yaho, waba uri umukobwa cyangwa umuhungu. Ese wowe nyuma yo kureba ibihugu 10 bya mbere bifite abari n'abategarugori beza kuruta ahandi muri Afurika yose, ni ikihe gihugu wumva wazakuramo umugeni? Yaba ari Ethiopia twabonye higa abandi, Somalia, ni muri Ghana, Misiri, Afurika y'Epfo, uzakura umugeni muri Nigeria bikundira inoti, Tanzania, yaba ari muri Kenya se cyangwa wahitamo kwishakira mu banyarwanda? Mutubwire ibitekerezo byanyu muri comment. Kandi nimba hari ikindi kiganiro ubona twazakoraho ubutaha, mudusangize ibitekerezo byanyu muri comment. Ushobora no gukurikirana izindi video zacu uhereye ku ziri muri screen yawe. Ndi Christian, naho ubutaha.